murakaza neza mu kiganiro Noviste Dirongi bisanzwe, aho dusanzwe tuganira ku makuru y'ibyamamare byo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndetse n'amakuru aranga u Rwanda, abami bagiye bakora bakera ndetse no hanze yacyo n'ibindi bihugu bitandukanye. Bahaye ikaze, n'icyo musabwa no gukora subscribe and comment share kugira ngo ibyo dukora bibe bibasha kubageraho buri munsi. Murakoze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umusore w'icyamamare wanditse amateka cyane, wazamuye injyana ya pop, warimba indirimbo zirakundwa hirya no hino ku isi muri rusange. Uwo musore avuka mu gihugu cy'Ubwongereza, uwo nta wundi ni Justin Bieber. Ubundi Justin Bieber amazina y'inyakuri ni Justin Bieber. Ni umwe mu bahanzi b'ibihe byose bazamuye injyana ya pop ku rwego mpuzamahanga, akaba n'umwe mu rubyiruko rwabashije kugera ku rwego rwo hejuru cyane mu muziki akiri muto. Ubundi Justin Bieber cyangwa Justin Bieber yavuze ku itariki ya mbere Werurwe 1994 mu mujyi wa London muri leta ya Ontario mu gihugu cya Canada. Justin Bieber ntabwo yigeze agira amahirwe yo kwirwa n'ababyeyi be bombi, kuko Justin Bieber yarezwe na nyina gusa, Petite Marette, nyuma y'uko se abataye akiri uruhinja. Reka turebe ukuntu uyu musore yamamaye. Ushobora kwibaza Justin Bieber cyangwa se Justin Bieber amazina ya nyakuri, uburyo yazamutse. Birumvikana yakuze nta rukundo rwasazi kandi se yamutaye akiri uruhinja. Ese ugiye kwibaza ni gute nyina Marette yamufashe kuba yazamuka mu muziki kugeza aho yazamuye injyana ya pop mu isi ya rusange cyangwa se mu isi y'ubu ngubu. Justin Bieber akaba ari umuhanzi uzwi mu bahanzi bamwe b'ibyamamare ku isi cyane. Ubundi bivugwa ko Justin Bieber yatangiye kwigaragaza umuziki we afite imyaka 12, birumvikana yari akiri muto cyane, aho nyina yamufatiraga amashusho aririmba indirimbo z'abandi bahanzi bazwi nka Usher, Neo ndetse n'abandi. Izo ndirimbo yamaraga kuzifata azimushyirira ku rubuga rwa YouTube. Ayo mashusho yaje kubona Scooter Braun, umujyanama w'abahanzi, ahita amushaka akamuzana Usher, ashamwemereye ubufasha bwo kwinjira mu muziki kinyamwuga. Bituma Justin Bieber asinya amasezerano na Island Records mu mwaka wa 2009. Akimara guhura n'umuhanzi Usher, Justin Bieber yasohoye indirimbo ye ya mbere yise One Time. Iyo ndirimbo yaje gukurikirwaho indirimbo yise Babe yafatanije n'umuhanzi w'icyamamare uzwi ku izina rya Ludacris. Iyi ndirimbo yagaragaye kuri album ye ya mbere yise My World 2.0 yasohotse mu mwaka w'2010. Iyi ndirimbo yaje kumuhesha igikundiro ku isi hose, ubwo birumvikana yaratangiye kwamamara akiri muto cyane. Iyi album ye ya mbere yise My World 2.0 yaje gukurikirwa n'izindi album zitandukanye zigera muri 5. Album yaje gukurikira My World 2.0 mu 2010 yarayisohoye, iyo album yitwa Believe. Iyindi yakurikiye Believe yitwa Purpose yasohoye mu mwaka w'2015, irimo indirimbo nka Sorry, Love Yourself na What Do You Mean. Iza gukurikirwa n'indi yitwa Change yasohoye mu mwaka w'2020, irimo indirimbo yitwa Yummy n'indi yitwa Intentions. Yaje gukurikirwa n'indi album yasohoye mu mwaka w'2021 yise Justice, irimo indirimbo nka Pictures, Lost, Hold On ndetse na Lonely. Ubundi Justin Bieber yatwaye ibihembo bitandukanye. Muri ibyo bihembo harimo icyitwa Grammy Awards. Icyo gihembo cyahawe Best Dance Recording mu mwaka w'2016 hamwe na Skrillex na Diplo kuri Where Are You. Yaje guhabwa n'ikindi gihembo cyitwa Billboard Music Awards. Ibyo bihembo yahawe bya Billboard Music Awards 2025. Yaje guhabwa n'ikindi cyitwa American Music Awards, ndetse yagurisha indirimbo n'amatike y'indirimbo asaga miliyoni 150 ku isi hose. Mu mwaka w'2018 Justin Bieber yashakanye n'umunyamideli Hailey Baldwin, ubu yitwa Hailey Bieber. Birumvikana yise afata izina ry'umugabo we Justin Bieber. Uyu mubano wabaye intambwe ikomeye mu buzima bwe, kuko mbere yari yarahuye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ibiyobyabwenge n'igicucu cy'ubwamamare. Gukomera ku myizero mu gikristo byamufashije kongera kwisuganya. Justin Bieber yabaye ikimenyetso cy'uko YouTube ishobora kuvumbura impano ikanaba icyerekezo cy'urubyiruko rwagerageje gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bufatika.
kugeza ubu ni umwe mu bahanzi bafite abafana benshi ku isi ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube, kandi aracyafite uruhare mu muziki w'iki gihe. Justin Bieber ni urugero rudasanzwe rw'umwana wakuze ahamya izina rye mu ruhando mpuzamahanga. Uretse impano z'umuziki, yabaye ikirangirire mu guhindura uburyo bw'injyana ya pop n'iyindi njyana zikwirakwiza, akanashimangira ko ukwemera umuryango n'urukundo bishobora kuba imbarutso y'ihinduka ryiza mu buzima. Mwe mwafashe umwanya wanyu mukareba iki kiganiro, murakoze. Ndabashimiye kuba kuze subscribe, like and comment, share. Imvura igwa n'isubira.